Murakoze pastor. Murakoze mwese. Thank you all. Ndagira ngo nanjye mbanze ifatanya n'abandi bagiye bakwifuriza gukomera. I would like to put together with those who comforted you. Uwiteka akomeza bongerera imbaraga. May God continue to strengthen you. Abo twabanye ejo, Those we were with yesterday, ndagira ngo dukomereze aho twari twageze. I would like us to continue from where we paused from. Nababwiye yuko iyi nyigisho turimo kwiga iki cyumweru. I told you the teaching we are learning about this week. Nimwe mu nyigisho nkunda cyane muri Bibiliya. It's one of my favorite teachings in the Bible. Kuko iri hagati ya rimwe mu masengesho Paulo yasengeraga itorero. Because it's one of prayers Paul prayed over the church. Nimureba urwandiko Paulo yandikiye Abefeso, If you look at the letter Paul wrote to Ephesians, rurimo amasengesho abiri. it has two prayers. Iri ngiri abanzirizaho This one he started with, akavuga ngo ndabasengera I plead for you. ngo maze kumva kwizera kwanyu After I heard of your faith n'urukundo mukunda abera and the love you have for the saints, ngo mbasengera uko nsenze. I pray for you as I always. Buriya iteka ryose nugera ahantu Paulo asengera abantu, Or for all the time you will see where Paul pray for people, ujye ufata umwanya take time utekereze cyane ku bintu abasengera. and think about the things he were praying them for. Kuko Paulo iteka ryose yatoranyaga ibintu buri mukristo wese yagombye kugira, Because he always chose the things every Christian must have, akaba ari byo asengera abakristo. and those were the things he prayed for over the Christians. Muri iri sengesho In this prayer, arabasengera he prayed, akavuga ngo njya mbasengera he said, I pray for you ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo kumenya. that God will give you the spirit of wisdom and revelation. Umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. The spirit of wisdom and revelation. Icyambere ngo muyimenye. The first thing so that you can have the knowledge of him. Kuko ikintu gishobora kuzamura umukristo kikamukomeza Because one of the things that can strengthen and elevate a Christian ni ukumenya Imana ye is knowing God. gusa. Only that. Ubundi uzi Imana yawe. Usually if you know your God, Muri Daniyeli igice cya 11 ngira ngo n'umurongo wa 32. Daniel chapter 11 verse 32. Nshyizeho 32 kuko ntabwo nabanje kujya muri Bibiliya ngo ngushake, ariko ndumva ari muri icyo gice. I think it's in such verse. Aravuga ngo He said, abazi Imana yawe those who know their God, bazakora iby'ubutwari. they will do mighty things. Haleluya. Hallelujah. Ariko unitegereje ukabyumva neza, But if you pay attention to this ukamenya Imana yawe, and know your God, hari ibintu byinshi utakora. there are many things you cannot do. Ejo narabibabwiye. Yesterday I said it. Burya ibanga ryo kunesha ibyaha The secret to conquer over sin utagombye kwihambira without you captivating yourself ni ukumenya Imana yawe is knowing your God. kandi ukamenya ko ari nzima. And you know that he is alive. Mbanabyigisha abakristo I usually teach this to Christians kuko Imana niyo yabinyigishije. because it is God who taught me this by himself. Hari abantu bagize umugisha, There are so many people who've been blessed. bavuka mu miryango ikijijwe, They were born in families which were saved. bajya muri Sunday school, They went to Sunday school, batazi n'igihe bakirijwe, who don't even know when they got saved. ntibigeze banywa inzoga, They never took alcohol. ntibigeze basambana, They never fornicated. ntibigeze baba mu buzima bw'ibyaha. They never lived in a sinful life. Abo ngabo uretse ko rimwe na rimwe nabyo icyo kibabera umugisha kikababera n'ibyago, This can be a blessing to them or a problem. kuko isi irababeshya bakemera. Because the world will lie to them and they get to accept it. Ariko hari abandi twabonye Yesu But there are others who saw Jesus tumushaka, when we needed him, tuvuye mu isi y'ibyaha. when we're coming out of the world of sin. None wamara kubona Yesu, And after you see Jesus, uraza se ko none iyo nakiriye you Yesu, start to wonder, I have received Jesus. none nazasubira inyuma, What if I backslid? none nazongera nkasubira muri What biriya if byaha. I go back to my sins? Noneho rimwe nari ndimo gusenga Imana, And one day I was praying to God. kugiwe nakijwe ndi umusore, I was saved when I was still a young man. mfite imyaka 25. I was 25 years old. Kuva ku myaka 19 From 19 kugeza kuri 25 to 25 years old,
nari ndimo kurya ibyaha. I was eating sins. Hahandi umuntu avuga ngo we are eating life. Hari n'imvugo twakoreshaga There is even a language we would use twiga muri university. when we were at the university. Twaravuga ngo we are squeezing life. Turimo turakanda ibyaha. Life turimo turakamura ubuzima. We are squeezing life. Ariko iyo nitegereje, But when I look at it, nibwo bwari burimo kudukamura. it was the one squeezing us. Kuko iyo mbaza abadokiteri Because when I ask the doctors, n'abaenjeniyeri even the engineers, n'abalisansiye and those who are very knowledgeable, bishwe na sida they were killed with HIV kubera uwo muco wo gukamura ubuzima. because of this habit of squeezing life. Ndavuga ngo Imana yangiriye neza, And I say that God did good to me kuko harimo benshi twagendanye mu byaha because there are so many things we worked together in the life of sin. batakiriho. They no longer exist. Jye ndiho, And I'm living ndi today. muzima, And I'm healthy. ashima Imana. I thank God. Ariko mvuye muri ubwo buzima bw'ibyaha, But when I departed from that life of sin, kuko hari ikintu cyananiye mu buzima, because there is something that was so hard for me, sinjya menya kuvanga. I'm not good at mixing. Iyo ndi mu byaha If I'm in the life of sin, nari umunyabyaha. I was a sinner. Najyaga mbwira n'abarokore, I would even tell the nawe Christians, umunsi yewe nafashe icyemezo cyo kuva mu the byaha, day I decide to depart from my sinful life, nzabahiga. I will leave it Kuko mwebwe completely. njya mbabona muvangavanga. Because I see you being lukewarm. Hanyuma Yesu aza kumfata, And Jesus captured me mbivuyemo when I left that. ndakubaza Yesu, And I asked Jesus, ndashaka shortcut, I want a shortcut. ndashaka inzira ngufi I want a shortcut izatuma that will enable me ntashobora gusubira mu byaha. not to go back to the sin. Ndatangira nishyiriraho I started to set boundaries. za fences, I nshyiraho started to build utuzitiro. fences and boundaries. Ariko umunsi umwe Yesu arambwira ngo And one day Jesus said to me, ngwerega utu tuzitiro ushyiraho n'utwawe these fences you're building are just yours. ntabwo dushobora kukurinda, They cannot protect you. ariko reka nkwigishe uko uzajya But ugenda. let me teach you how you will do it. Ujye ugendera imbere yanjye Walk ukiranuke. before me in my righteousness. Numva ndahishuriwe. And this came as a revelation to me. Erega ibi bintu turimo kwiga byo guhishurirwa mu These Mwuka. things we are learning about the Buri revelation. kantu kose k'ubuzima bwawe kabamo ihishurirwa. Every single thing on your life has a revelation. Imana iramubwira ngo ujye ugendera imbere yanjye. God told me to work before Him. Noneho ntangira kwimenyereza. So I started to train myself. Numva ni revelation. And I heard it was a revelation. Ntangira kwimenyereza kumva amaso y'Imana ndeba mu bitugu. I started to train myself to see the eyes of God on my shoulders. Aho ngiye Wherever I would go, umva Imana irandeba. I would see God looking at me. Maze imyaka 41 ngenda gutya. It's been 41 years feeling that way. Birakora. It works. Birakora. It works. Birakora wicaye imbere y'amafaranga. It works when you're sitting before money. Nibuka kera muri 95. I remember back in 1996, twari turimo kubaka ikigo ahantu hirya za Rwamagana. we were building a school somewhere in Rwamagana. Kandi icyo gihe nari mfite abantu benshi mu rugo. I had so many people back in my house. Kandi twahembwaga amafaranga make. And we were receiving a small salary. Uwo munsi nari navuye mu rugo. I had left my home. Twanyoye icyayi cya mukara. We had took a tea, black tea. Noneho umuntu araza arambwira. And someone came and told me, atariko wowe usinyira isoko nk'iri ngiri nta kintu watse. how do you sign for such tender if you're not going to receive something from it? Ndabona ni ikintu ushaka unshaka niki. What else do you want me to ask for? Numpa biriya nagusabye kubaka ukabyubaka neza. If the money I give to you and you build things as I told you, that is enough. Haramwe ngo ariko wowe ntabwo uzakira. And they said, you will never make it. Ndabona ni uzihangana umunsi nzapfa. And I told him, try when I die, uzaze kumpamba. you should come to bury me. Ntabwo naba mfite Yesu. There is no way I can have Jesus ngo nzapfe nikoreye amaboko. and die putting my hands on my head.
Ndabona kandi icyo mbikubwirira. And the reason why I'm telling you this, Uyu Yesu mvuga. this Jesus I'm talking about, Ibyo nkora byose. everything I do, Arandeba. He's looking at me. Nintangira kurya ruswa. If I start to take corruption, Azavuga ngo Antoine he will say, Antoine, arishugurikira. he is just working for his gains. Niyikomereze. He should continue. Ariko jyewe uwo nkorera. But the one I serve, Ndamuzi. I know him. Niyo yatinda. Even if he delays, azampa imperekeza. he will give me the something to go with. Ampe n'indishyi y'ubukererwe. And he will give me the reward of my poverty. Ampe n'impozamarira. And something to wipe away my tears. Kuko ibyacu biri imbere. Because our things are ahead. Rero iyo ugendera imbere y'Imana. So if you are going before God, boneka urumva natangiye kubigira inyigisho kandi sibyo ndi bwigisho uyu munsi. Yarabasengeraga ngo ndabasabira. He will pray for them saying, I mention ngo ibahe you umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. that God will give you the spirit of wisdom and a Ngo revelation muyimenye. in the knowledge of him. Icya kabiri. The second, ngo menye n'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. and get to know what are the riches of the glory of his inheritance to in ngo the saints. mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga iziha twebwe And abizera. what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, ngo arizo yakoresheje izura Kristo mu bapfu. according to the working the same power he used to raise Jesus from the dead. Ejo bijye twarabirebye. We looked at that yesterday. Kubera yuko buriya Pawulo impamvu yabisengeraga. The reason why Paul prayed for that, Niyo mpamvu nanjye niriwe mbisengera. that is why I was praying through it. Naje mbisengera. I even came praying through that. Kuko abakristo bicara imbere yawe Because Christians are sitting right in front of you bakagukomera amashyi. and they give you a hand clap. Bakanafashwa. They even be filled. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe. But let me tell you one thing. Uko ngenda nsaza. The more I grow older, Ndimo ndabwira Imana. I'm telling God, ngo nzamurira abakristo bave mu gufashwa. lift my Christians from being filled Bajye ku kindi kigero and cyo guhinduka. reach to another level of transformation. Bajye ku kindi kigero cyo gusobanukirwa. Reach to another level of understanding. Kugira ngo ibyo bumvise So that what they have heard, babigenderemo. they will work through it. Buri impamvu Pawulo The yabisengeraga. reason why Paul prayed for that, Ibyo yababwiraga we yarabyumvaga. what he was telling them, he had the understanding of Akavuga ati it. nyamara nubwo jyewe mbyumva neza. Even though I understand this, Nshobora kubibabwira. I would tell you this, Ariko ntibabishyikire. but they cannot be able to grasp it. Bakabyumvisha amatwi. They will hear it with their ears, Bakabivugisha they will umunwa. speak it with their mouths, Ariko ntibihindure ubuzima but they bwabo. won't be able for this to transform their Nicyo lives. kibazo dufite mu And bakristo. that's the problem we have with the Christians. Ibyo tubabwira byose byarumviswe. What we tell them is what they have heard. Ukurikije imyaka umaze ujya mu rusengero. According to the years you've spent in the church, Wagombye kuba ugeze hejuru cyane. you would have been to another dimension. Wanditse urwandiko rw'Abaheburayo The person who wrote the book of mu gice Hebrews, cya 5 chapter 5, yari yavuze kuri Yesu cyane. he had talked about Jesus a lot. Ageze ku murongo wa 11 On chapter 11, aravuga ngo rega dufite byinshi twamubabwiraho. we have a lot of things we can Ngo talk to ariko you ngo about him, ntimushobora but you kubisingira. cannot be able to grasp it Ngo kuko mwabaye ibihuri. because you can never be able to hear your death. But slow learners. Ngo You are slow learners. ngo ukurikije igihe mwahereye mwiga. Starting from when you started to learn, Ubu mwagombye kuba muri abigisha. you were supposed to be able to Ngo ariko teach, muracyakeneye kuramizwa but amata. you still want to be babysitted Ngo with ariko milk. unywa amata But the one who's babysitted ngo by aba milk, yerekana ko akiri it uruhinja. shows that they are still babies. Ngo kuko ibiryo bikomeye Because the hard food ni iby'abantu bakuru is given for the mature people, bamenyereye gutandukanya ikibi those n'icyiza. who are able to differentiate the good to the None mu gice bad. cya 6 On chapter 6, akavuga ngo nicyo gituma and that is why dukwiriye kuva mu by'ibanze byo kwizera we are supposed to live from the first learning tukigira imbere aho and dutunganirizwa. enter in forward where we have to be Uyu munsi strengthened. inyigisho nayise And the teaching of kuba today, ku I named kigero it, gisumbyeho. to reach to another level. Guhishurirwa uburyo tuva ku kigero turiho tukajya ku kigero Having gisumbyeho. the revelation of living the same level we're on to another level. Ndigisha mpereye ku gice cya mbere cya kabiri nako cy'Abakorinto ba mbere
We'll learn from the 1 Corinthians chapter 1, chapter 2. icyo gice nacyo kiri mu bice mufite byo gusoma uyu mwaka. It's one of the program you have to read in this year. Haravuga ngo It duhere ku says, murongo wa 9 let's start from verse 9. ngo ariko nk'uko byanditswe ngo But as it's written, iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. but as it's written, eyes has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi amurimo? For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? N'iby'Imana niko biri, ntawe ubimenya keretse umwuka wayo. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, Amen. Now we have received not the spirit of the world, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by Ari byo God. tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. These things we also speak not in these words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with the spiritual. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritual discerned. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? For Nyamara who, twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. for who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Ndasenga Amen. Imana nkuko Pawulo yasengeraga I Abefeso, pray to God as Paul prayed to Ephesians, ngo Imana ibeho kumva aya magambo nkuko yashakaga ko tuyumva. that God will give you to understand these words as he wanted it to be like. Nta nubwo mbabwira ngo kugira ngo muyumve nkuko nyumva, And I'm not telling you to understand them as I do, kuko nanjye buri munsi iyo ngarutse ku ijambo nigeze no kwigishaho, because the more I come to the one that I even once taught about, ndibona bundi bushya. I see it in a new, fresh way. Niyo mpamvu ngewe nta nubwo njya nigisha muri note nigishirije That muri is why I do not teach through what I taught previously. si ubwa mbere nigishije kuri iki gice. It's not the first time I'm teaching about this verse. Ndetse mu gitondo nari nateguye, Even in the morning, I had prepared some other things. ariko uko ngenda nsenga But the more I pray, nyuma ya saa sita afternoon, paje nari nateguye nyikura muri note, the page I had prepared, I plucked it out of the notes. ntegura ibindi, I prepared other things. kuko numvise mbyumva kuruta uko nabyumvaga mu Because gitondo. I understood more clearly than I understood early in the morning. Kuko iyo wicaye ku ijambo ry'Imana, Because when you sit on the word of God, ugeraho ngaho ukumva Imana iguhishuriye you ibirenze. hear God giving more revelation. Ndagira ngo twige kubona ibintu mu mwuka. So I want us to learn to look at things spiritually. Pawulo aravuga ngo Paul said, hari ibintu ijisho ritigeze kureba, there are things that eyes have never seen, hari ibintu amatwi y'umuntu atigeze nor kumva, ears heard, ngo hari ibintu n'umutima w'umuntu utigeze utekereza, nor a heart of man have understood. ngo ibyo bintu Imana yabihishuriye abayikunda. And those things have been revealed to the people whom God loves. Gerageza kubitekereza, I tried to understand it. birarenga ubwenge bwacu. They went beyond my mind. Ibintu The things amaso atigeze abona, the eyes have never seen. kuko kenshi twebwe iyo dutekereza ibintu by'Imana tubitekereza dukurikije ibyo twabonye.
Because most of the time when we try to think of the things of God, we put them on the level of what we have been able to see. n'ibigereranyo dukoresha ni iby'ibintu twabonye. And the measurement we use are of the things we have been able to see. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo nagiye mu ijuru mbona abantu batuye mu nzu z'ibyatsi. That is why a man will tell you, I've dreamed of heaven and I saw people living in the house of mbona grass. abandi bagenda ku magare ngo abandi bagenda muri za And I saw people who can work on their foot or on the bicycle, others using the ibyo vehicle. ni ibigereranyo by'ibyo tumenyereye. These are the measurements of the things that we can be able to see. Ni iby'amaso yabonye. These are the things of which eyes have been able to Ni see. iby'umutima w'umuntu These are utekereza. the things of a man's heart is able to perceive. none Imana ikavuga ngo igira hejuru ho gatoya nkwereke ibirenze. But God is telling you to go higher a little bit so that you can be able to see. Reka mbahe ibintu bine. Let me give you 4 things. Icya mbere The first ni ukubona. is to see. Kubona ibintu mu mwuka. See spiritually. Icya kabiri The second ni ukumva is to hear n'amatwi with ears mu mwuka. but spiritually. Buriya rero ikinyarwanda kigira amagambo atera ikibazo. Kinyarwanda has difficult words. Uzi yuko burya abanyarwanda bagira sanse ebyiri gusa. Do you know that in Kinyarwanda people has only 2 senses? Iyo umunyarwanda akubwiye ngo mpa numve, When someone tells you, give me and I test, bishobora kuba ari amatwi, it can be through ears, bishobora kuba ari umunwa, it might be through the mouth, bishobora no kuba ari touch. or maybe can be touching. Aravuga ati umva iki kintu ukuntu cyoroshye. They will tell you, try and hear how these things feels, Sibyo? isn't it? Akakubwira ati umuntu yambwiye ijambo numva ndababaye. And they will tell you, someone told me a word and I felt hurt. Baririmbye indirimbo nziza ndayumva They ndayikunda. sang a song, I heard it and I loved it. Hari ibintu byinshi twita kumva. There are so many things we call hearing. Ibyo byose All these iyo things, bigaruye mu mwuka when you bring them back to spirituality, bishobora kubaho mu mwuka. it can be spiritual. Ushobora kureba ibintu mu mwuka. You can see things spiritually. Reka mbereke uko bikora. Let me show you how it works. Ubundi iyo duhuye n'umuntu bwa mbere When we meet with a person for the first time, tumubonesha amaso. we see them with the eyes. Aturuka hirya ukamubona. They come from afar and you'll be able to see them. Aho mpagira n'intambara ikomeye cyane. And I even fight a lot on this stage Kubera yuko because hari igihe mbona umuntu there is a way I will see someone, nkamubonesha amaso I see them with the eyes, ariko simubona uko Imana ishaka but ko I mubona. won't see them as God wants me to see him or her. Njya nkunda gutanga uru rugero. I usually give an instant. Twigeze kujya kubwiriza i Bugande. We once went to Uganda to preach. Nari nkikora mu muryango witwa AEE. I was still working in the community called IOSHE, Organization. or IELT organization. Noneho urusengero nabwirizagamo rwari rwuzuye abantu benshi. So the church I was teaching in was full of people, Ku buryo bari bateye intebe zigera nk'ahantu. to the extent that they placed chairs up to the front line. Imbere yanjye hari hicaye akagabo gatoya. In front of me there was seated a tiny man, Kandi karebaga imirari. and he was looking blind. Noneho kugira ngo ashobore kundeba neza yahengekaga umusaya gutya. For him to look at me properly, he would just Kandi twist his, utwiso twe twari twegeranye cyane. and his eyes were very close to each other. Uko akomeza kundeba The nkabona more ameze he looks at me, nkabona areba nk'uruvu. so for me, I would see him looking like a bee, A chameleon. a chameleon. Noneho akagira buri nkabona kareba nk'uruvu. So for him, whenever he would look at me, I would think he's Iminota a namaze chameleon. nigisha. For all the minutes I spent teaching, Kandi kari very excited. and he was very excited. Kareba kakongera kakareba kakareba. I would see him looking on both sides. Ndangije kubwiriza So after teaching, nari ndimo kubwiriza ku rukundo I rw'Imana was teaching about the love of God rwabonekeye muri Kristo Yesu. that was found in the Lord Jesus Christ, Ruduha agaciro abantu bataduha. that is equal to not of the value people give Rutita to ku buryo us. tureshya. It does not look at Rutita ku our buryo head, dusa. how we look. Karafashwa. So he was pleased. Mpamagaye abantu bo gusengera. So when I called up people to be Aba ariko prayed kaba ka mbere for, guhaguruka. so he stood up first. Ndabasengera. I prayed for them, Ndangije gasigara inyuma. and then he stayed behind Iteraniro rirangiye. after the service. Arambwira ati mukozi w'Imana. He said, the servant of God, Uyu munsi today
wahinduye ubuzima bwanjye. You changed my life. Mba numva ntangiye gukubitwa, Imana iranyihereranira nkosora. So God started Nakureba beating me. guhagaze imbere. So I looked at you in front of me, Nkakumva uvuga. and I heard you speaking, Habona usa na marayika w'Imana. and I saw you like an angel of God. Noneho natekereza ko ngenda nabonaga ameze nk'uruvu. And when I thought how for me, I was looking at him like a chameleon. Ntabwo namusabye imbabazi ngo I ntamukomeretse. did not ask for forgiveness so that I cannot hurt him. Kuko yarambwiye ati aya magambo wigishije uyu munsi. Because for him, he said, the words you just taught Najyaga today, nigaya. I would just look down on Najyaga myself. niyanga. I would hate myself. Ariko guhera uyu munsi But from today, nibonye mu maso y'Imana. I saw myself in the image of God, Kuko niyo yandemye. because he's the one who created me. Kandi uko ndeshya. And the way my hate, Nuko nzi. and the way I look, Nuko ndeba. and the way I see, Wabimbwiye neza. you said it clearly. Numva koko ntacyo nshobora kubikora. And I say that there is nothing I can change on it. Numvise niyakiriye But I had to accept myself. mu rukundo rw'Imana. And I accepted myself in the love of God. Amaze kugenda After he left, mbwira Imana nti Mana I told God, God, umbabarire. forgive me. Namurebesheje amaso y'abantu. I looked at him with the eyes of men. Namubwirishije umwuka. I spoke with the spirit, Ariko ndi mumurebera mu mubiri. but I saw him with the physical eyes. Rero iyo Pawulo avuga ngo iby'amaso y'umuntu atigeze So abona. when Paul said what the eyes of man has not been Umunsi able to see, uzazamuka when you be lifted ukajya muri higher iyo dimension and reach to that dimension ukajya ureba buri and muntu, see every person, bizahindura uburyo it ubona. will change the way you see. N'ibintu bizahindura uburyo ubibona. Even the things will be changed the way you Kuko see buriya iyo them. tuzamutse uzareba inshuro nyinshi Imana ibwira umuntu ngo igira hejuru ngira ibindi nkwereka. You see, all the time God will say, be lifted high a little bit and I show you. Buriya niyo mpamvu Yesu yabonaga abantu bitandukanye nuko twebwe That tubabona. is why Jesus looked at people in a different way than we would see them. Umukobwa w'indaya yaraje amwicara ku birenge. A prostitute came and sat on his Umufarisayo yabonaga indaya. A Pharisee was seeing a prostitute, Ariko Yesu arimo kubona umuntu ugiye but guhinduka. Jesus was seeing a transformed person. Yahagaze ku iriba ry'isikari. And he sat on the source of sky. Umusamariya aza kuvoma. A Samaritan came to fetch water. A Samaritan woman came to fetch Abigishwa water. be baje. And when the disciples came, Bibaza ukuntu yavuganaga n'umugore uvoma they saa asked sita y'amanywa. themselves how he was able to talk to a Samaritan woman. Ariko Yesu yaramurebye. But Jesus looked at her. Aravuga ngo uyu mugore. He said, this woman yagize abagabo batanu. she has 5 husbands. Uyu wa gatandatu abana nawe And wese the n'uwe. 6th she's with does not belong to her. Ariko uyu mugore But this woman, ndamubona ukundi. I can see her in a different Arimo dimension. umukozi w'Imana. She is a servant of God. umuvugabutumwa. She is a preacher, Ni an intumwa evangelist. y'Imana. She is a messenger guhura of God. nanjye. She's here to meet with me Kugira ngo uyu mujyi w'Abasamariya uhinduke. so that this city of Samaria can be changed. Hallelujah. Amen. Nusoma ibice bine bya Yohana If you read chapter 4 of John ukabona uwo mugore. and see this woman, Erega abantu bose niko Yesu yababonaga. that's how Jesus saw everyone. We yarebaga hirya He y'ibigaragara. would see beyond what is seen. Andrea yaragiye atumira mwene se Simoni. Andrea went and invited his brother Simon, Yesu amucishamo ijisho. and Jesus looked through him Areba hirya y'ibiboneka. and saw beyond what is seen. Aramubwira turi Simoni And he told him, you are Simon, mwene Yona. the son of Jonah, Ariko ndakurebye. but I'm looking at you, Mbona uzaba Kefa. you will become Kepha. Uri umuntu uhindagurika. You are a person who keeps Uri moving. umuntu umeze nk'urubingo ruhuha n'umuyaga. You can be blown by the wind. Ariko nimara kugira icyo But ngukoramo, after I do some work through you, umwuka wera nakuzaho, if the Holy Spirit comes upon you, nzakubakaho itorero ryanjye. I'll build my church through Uzaba you. urutare. You will be the foundation. Kandi niko byagenze. And that's what happened. Abona Natanayeli And he saw Nathanael muri icyo gice cya kabiri cyo mu butumwa in bwiza bwa Yohana. that chapter 2 of Azanywe na Filipo. He was brought by Philip. Aramwitegereza. He looked at him. Yavuga turiya. He said, that one, Natanayeli Nathanael, ni umuyuda utugiramo uburiganya. he is a Jew with no lies. Abimubwiye. When he told him that, Natanayeli aramubwira ngo jyewe uranzi. Nathanael, he said, do you know me? Ati ndakuzi. He said, yes, I know you. Hirya y'ibigaragara.
beyond what he's wicaye saying. munsi y'igiti cy'umutini Under the tree of the fig tree, I saw you. sinzi icyo yari yakoze munsi y'igiti I don't know cy'umutini what he did under the fig tree, ariko kuba Yesu abizi but since Jesus knows, byamwemeje ko ari umwana w'Imana. it made Nathanael believe that Jesus is the Son of God. Abantu bose bahuye na Yesu So all people who have met with Jesus, yababonaga bitandukanye he n'uko saw abantu them babona differently from how they usually see. iby'amaso atigeze abona What eyes have not been able to see, iby'amatwi atigeze what yumva ears have never heard, iby'umutima w'umuntu utigeze the utekereza. things of a heart of man has not perceived. Iyo mirebere mishya This kind of seeing, ni Imana ishaka ko twinjira, it is the level that God wants us to reach kandi to. iyo mirebere mishya And this new way of seeing ikora kuri nivo zose. works to all the levels. Reka mbahe ingero. Let me give you Mu examples. gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, In the book of the prophet Ezekiel, mu gice cya 37 chapter 37, Ezekiyeli aratubwira ngo Ezekiel said, ngo jyewe for me, Imana yaraje iramfata. God came and captured me. Reka nyabasomere Let mwumve me read it for you. kuko ni bimwe mu bice nkunda cyane. It's one of the chapters I like. Ezekiyeli 37 Ezekiel chapter uko igice 37, gitangira how it starts. aravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho The hand of the Lord was on me. ansohora ndi mu mwuka. He brought me out by the Spirit. Ansohora ndi mu mwuka. He brought me out by the Spirit Aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. and set me in the middle of a valley full of bones. Anzenguruka naho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri iki kibaya. He led me back and forth among them, and I saw great many bones Kandi yari yumye on rwose. the floor of the valley. Maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? Iby'amaso y'umuntu atigeze abona. What the eyes of man cannot be able to see. Hari igihe tureba abantu Sometimes we look at people tukabona ari bazima, and we see them alive, Imana ikabareba and God looks at them. ikababwira ngo bameze nk'ikibaya He cy'amagufwa say yumye. they are like a valley full of dry bones. Hari igihe umuntu aza kukureba Sometimes a person comes to see wamurebera mu you. buryo bw'amaso When you y'umubiri look at them physically, ukabona ari umuntu wanyuzwe you ubuzima bwabereye bwiza. you look at them with like the person who's satisfied with life. Yatangira kukubwira When they start to speak to you, ugasanga afite amaganya menshi, you find them lamenting kuko hari ikigero tugera tukabona iby'amaso atatwereka. because there is a level we reach at, and then we be able to see Kwiga kurebera mu mwuka, the things that us cannot be able to see. Learning to hari see igihe ibintu biba spiritually. bigaragara ari byiza, Some things will be seen and they look beautiful, ariko wajya mu mwuka but when you go spiritually Imana ikakubwira ngo and God tells you, hirya y'ibi byiza behind these beautiful things you see, hazaza ibindi bibi. there are other things which will come and they are Farawo bad. Imana yamweretse inka zibyibushye, Pharaoh, God showed him the cows which were fat cows, imwereka n'inka zinambye, and the tiny cows, izinambye zirya izibyibushye. and the tiny swallowed the fat. Yari arimo kumwereka ibintu byo mu mubiri God was showing him the physical things ariko mu buryo bw'umwuka. that can be translated spiritually. Ababisobanura mu buryo bw'umubiri And the people who were interpreting them physically, birabananira, they couldn't make it. ariko Yosefu abishyize muri rupe y'umwuka But when they brought it in the spiritual realm, aramubwira tuzi icyo biriya bivuga. do you know what that means? Ziriya nka zibyibushye The fat cows, ni imyaka 7 y'uburumbuke, they are the 7 years of harvesting. ziriya nka z'iminambe And those tiny cows, ni imyaka 7 y'amapfa. they are the 7 years of Amuha famine. n'igisubizo. And gave him the answer. Nicyo cyatumye Farawo avuga ngo And that is why Pharaoh said, ibi bintu byari byananiye abahanga, these things were hard for the knowledgeable. uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. This person is filled with the Niyo Spirit mpamvu of Pawulo God. yavuze ngo That is why Paul ngo said, iby'umwuka with the spiritual things, umuntu wa kamere ntashobora kubyumva. a man cannot discern them. Yewe nsigaye mbona ibintu by'umwuka Now, for me, I see the spiritual things, bizagora abantu, they will be hard for men. kubera ko ubwenge twiga mu ishuri Because the wisdom we learn in school buduha imitwe minini, gives us big heads. noneho ibintu by'umwuka And the spiritual things, tukabirebera mu we mubiri. look at them in the physical, in the flesh. Nigeze kwicara n'abapasitori One day I sat with pastors. twize teoloji hano, We learned theology here.
ntabwo twayize hano, Not twayize here, but in the same hanze, ahubwo school. twari turi hano mu Rwanda We n'Abanyarwanda. were here in Rwanda. PhDs. We had PhD. Umwe arambwira One said to me, ngo ariko muri iki kinyejana ngo ibintu byo kuvuga mu ndimi ni ngombwa. in this century, is it necessary to speak in tongues? Ibintu by'umwuka The spiritual things. iyo bisesenguye mu When you bwenge, translate them in Bw'umubiri. wisdom, in the flesh, kuvuga mu ndimi speaking in tongues, ni ubugoryi. it is foolishness. Niyo mpamvu That is why njya mbibwira abantu, I tell people, nubona umuntu ufite PhD muri theology if you see someone with PhD in yuzuye theology, umwuka akavuga mu ndimi, filled with the Holy Spirit and they speak in tongues, uzamenye ko yuzuye umwuka mbere yuko abona you should PhD. know that this person was filled with the Holy Spirit before they went for theology Kuko school. niba yarabonye PhD ataravuga mu ndimi, Because if they received their PhD before they were filled with the Holy Ntazigera Spirit, azivugamo. they will never speak in tongues. That's true. ndabifite nanjye nzi ibyo mvuga. I have it and I know what I'm talking about. Yewe navuze mu ndimi nkiri umugatulika, I spoke in tongues when I was still a Catholic. ariko kuva aho naboneye PhD But since when I received the PhD, bisaba kubanza nkirengaho kugira ngo nirekure it mvuge mu ndimi. requires me to go beyond me. Ibyo mvuze muzabibona. You will see it. Pawulo aravuga ngo umuntu wa kamere Paul said, if a man of flesh ntashobora kwakira iby'umwuka bimubwira. cannot be able to receive or Hari discern ibintu the bihishurirwa spiritual abantu mu things. mwuka. Because there are things that we get the revelation of in the Reka spiritual mbaho urundi rugero hanyuma life. tugaruke ku nyigisho nayo. Let me give you an example and then come back to Nimureba mu the teaching. byahishuwe In the revelation, hari amagambo nkunda cyane. there are words I like most. Mu gice cya mbere In chapter 1, Yohana aravuga ngo ku munsi w'umwami wacu John said, on the day of our Lord, nari ndi mu mwuka. I was in the spirit. Ntangazwa n'ariya magambo. I'm so amazed by these words. Yohana yari afunze ari muri gereza ku kirwa cya Patimo. John was imprisoned at the Isle of Patmos. Ariko aravuga ngo ku munsi w'umwami wacu And he said, on the day of our ndi Lord, ku kirwa cya Patimo, at the Isle of Patmos, ndi muri maximum prison, I was in the maximum prison, ahantu ntazigera nsohoka. on the highest level of the prison where I cannot be able to come out. Nari ndi mu mwuka. I was in the spirit. Abona ibintu by'amatorero ari He mu saw mwuka. things of the churches which were in the spirit. Hari ibintu byinshi umuntu abona ari mu mwuka. There are so many things we see spiritually. Uzi ikibazo cyo kuba mu mwuka? You know the problem of being in the spirit? Ubona ibintu You see things. wabivuga, And when you say them, ariko uyu muntu ni igipinga. and they tell you that you are a denier. Ntabwo ndi bubahe ingero, I won't give you examples. kuko mu bintu bikomeye kugira ngo ujye mu mwuka ubone ibintu bitandukanye n'uko abandi babibona, For you to go in the spirit and see things differently to how people see them, bishobora kugukururira ibibazo. it can bring problems to you. Ariko twe duhamagarirwa But kuzamuka, for us, we are called to go higher. ukigira hejuru. Go higher. Mu gice cya 4 On chapter 4, Imana asubira mu mwuka, he went back to the ariko spirit. aramubwira ngo noneho igira hejuru ngira ibindi But he nkwereka. told him, go higher so that I can show you more things. Amwereka uko biba bimeze mu ijuru, He showed him how it works in heaven. ariko abireba ari mu mwuka. But he was looking at them spiritually. Uzi impamvu? Do you know why? Iyo umaze kubona ibyo mu isi When you have seen the worldly things, byaguca intege, they can weaken you. kuko mu gice cya mbere yaramuzamuye, Because in the first chapter, he aramubwira ngo lifted kandi him ibyo up ngiye kukwereka and he ubyandike. told him, the things I'm going to show to you, please make sure you write them. Amwereka state of the church, He amwereka uko showed amatorero him ameze. the state of the church. Ubundi witegereje ariya matorero 7, If you look at the 7 churches, ukuyemo rimwe yabwiraga ati ndabona nawe apart usigaranye wenda from gupfa. one, that he said, even you, the way I'm seeing N'iryo you, Philadelphia yashimye and the yuko one from Philadelphia that andi he yose 5 yari thanked, ameze nabi. the other 5 were in the wrong situation. Mu wayene ya 2 kuri 7 kabisa It was in the middle class. ni nto cyane, It was on the middle class, but on the lower level. ariko Imana iramubwira ngo be comforted, Imana iramubwira ngo, shira agahinda. do not be dismayed. Mu gice cya 4
On the chapter Yambwira ngo 4, igira hejuru ngira ikindi God kwereka. asked him to come on the higher level. Imwereka ubwiza He bw'ibyo showed him ibikiye the abera. glory of the things he has kept for the saints. Buriya muzitegereza igitabo cy'ibyahishuwe uko cyanditse. If you look at the book of Revelation, how Niyo it's mpamvu cyitwa written, igitabo that cy'ibyahishuwe. is why it's called the book of Revelation. Imwereka ibintu byo mu isi. He showed him the worldly things, Kandi bigenda biva mu bubi bijya mu bubi and burushijeho. they were going from the worst to the worst. Ariko kongera ikamubwira ngo ibintu byo gutera ubwoba. But he told him, do not be afraid by this. Reka nkwereke ibindi. Let me show you other things. Nkunda aho arangiriza. I love where he concluded Mu gice cya 21 on chapter 21. ngo nari ndi mu mwuka. I was in the spirit, Ngo anyereka ururembo Yerusalemu rumanuka. and he showed me the gates of Kuko naho Jerusalem, niho birangirira. because that's where the end comes. Kubera ko buriya Paulo yavuga ngo ndabasabira ngo muhishurirwe. Because when Paul was said, I pray to you that you receive the mumenye revelation, Imana. that you know God, Ariko mumenye n'ubwiza bw'ibyo azaraga but to bera. know the beauty of the things he has kept for the Ibyo saints. nibyo bikwambika imbaraga These mu are bibazo the by'isi. things that strengthen you in the nowadays tribulations. Ariko ibi bikora no mu buzima bwose bwa But buri. these works in every area of life. Kubera ko buriya Because usually, iyo tuvuga ngo kubona ibintu mu buryo mu mwuka because when we talk about seeing things spiritually, no mu buzima bwawe bwite reka it mbigarure hasi means cyane. even in your personal life, let us bring it Buriya more ntabwo simple. ntabwo turafata iki kintu cyo kugendera mu mwuka. We have not held so much these things of working spiritually. Kuko nk'uko nabibabwiraga ejo Because as I mentioned yesterday, umwuka wera twamufungiye mu rusengero. we have kept the Holy Spirit just in the church. Ariko ubundi umwuka wera But usually the Holy Spirit, yagombaga kutugarura mu butware He must bring us back to Adamu na the Eva batakaje muri Edeni. dominions of which Adam and Eve lost. Kugaruka mu kugendera mu mwuka wera Coming back to working in the Spirit, byagombye kudufasha kugenda duhinduka tukarushaho it gusa na should Yesu. enable us to work in the Spirit, reaching to the level of Jesus Christ. Kubera ko ikibazo cy'abakristo Because the problem of Christians, nkunze kubibwira abantu, I usually tell people this: twe dukura nk'isabuni. we grow like a soap. Sabuni uyifata ari nini, You hold the soap when it's big. ariko bya bisabune new. binini byitwaga nina biracyabaho. Za nina ziracyaho uko ntakizibona, cyangwa no kubera ko iwanjye batazigura. Nina uyifata mu ntoki bingana gutya, When you hold the soap or the brand Nina, it was no big. kuyikaraba biragorana. It's even hard to wash yourself up with it. Ariko kugenda uyikaraba But the more you wash yourself with Imanuka. it, or it Imanuka. being shrinking, imanuka kazageza ahantu ikabura. until when it disappears. Ubundi si uko twagombye gukura. That it's not how we should be. Ngaho abantu mwicayemo hano mwese, People who are seated here, all of you, ngewe maze imyaka 41 nkizwa. I've been saved for almost 41 Ibyo years. mvuga mbifitiye gihamya. I have the proof of what I'm saying. Hari abantu najyaga mfataho There icyitegererezo are people nkitangira who were gukizwa. my role models when I was once saved. Bamwe barapfuye yego, Yes, some are dead, ariko abandi baracyariho. others are still alive. Umubare munini The big number of them, nta n'ukibatumira ngo babwirize mu giterane. no one even still invite them to come and preach in the conference. Bamwe baracyakizwa, Some are still getting saved. abandi bisubiriye mu nzoga. Others have gone back to drunkenness, Gukura nk'isabuni. growing like a soap. Ariko twebwe But for us, iyo turi mu mwuka, when we are in the Spirit, uko Imana ibivuga, as God says, iyo dutumbiriye Yesu when we fix our gaze to tugenda Jesus, tuva mu we bwiza grow from glory to glory, Tuva mu bwiza, from tujya another mu bundi. glory to another. ariko ikibazo dufite But the problem we have nuko tubigarukiriza hano mu is rusengero. that we just stop it from here in the church. Ubundi Usually, byagombye gusohoka it should go outside, bikajya no mu kazi. go to your workplace. Niba uri umukozi w'umukristo If you are a Christian worker, mu kazi kawe, in your workplace, nta nubwo bisaba kujya muri training. it doesn't require you to go into trainings. Icara Sit down, urebe ibintu mu mwuka. look at the things spiritually. Niba icara kuri computer If you sit on the computer, ugiye gukora akazi, when you're about to start your work, wibuke ko uhicaye mu izina rya Yesu. remember that you sit there in the name of Wibuke Jesus. ko ibyo ukora byose Yesu abireba. Remember that everything you do, Jesus is looking at you. Ndababwiza ukuri, I'm telling you the truth. ubuzima bwawe buzahinduka Your life nutangira will be gutekereza gutya. transformed Nugera imbere y'ikibazo if you are before the problem cyananiranye,
And it's been hard. ubwira abantu utariko Tell people that people, ni mumpeho kanya gatoya give me a short moment. mbanze ncomeke n'ijuru Let me first connect to heaven. ndamanukana igisubizo. I'll come back with the answer. Amen. nkunda ahantu umwami Nabukadineza yarose inzozi I love when the king Nebuchadnezzar had a dream arazibagirwa and forgot the dreams ariko agira ubwoba and was frightened. bahamagara abanyabwenge be Called upon the wise ati men. narose inzozi I had a dream none nazibagiwe and I forgot. bati ariko mwami nyagasani They said, Lord nta King, mukarudaya nta mukonikoni wigeze ahabwa iryo there hurizo is no wizard or a witch doctor that can be able to say this. ubundi batubwira inzozi They usually tell us the twe dream tukazisobanura and we be able to interpret none wowe it. wazibagiwe But for you, you forgot them. bariya bami rero Those kings, ubuzima bw'abantu ntacyo bwari bubabwiye the life of people never had anything aravuga ati towards. niba mutambwiye inzozi zanjye If you do not tell me my inzozi dreams, zambujije the gusinzira dreams that caused me not to sleep, babice ntacyo mumaze they should kill you because you are of nothing. noneho umugaragu wagombaga kubica So the one who was supposed to kill them baravuga ati ariko na ba bagaraduwetsi baherutse kurangiza ejo bundi ntimubasize say the new graduates who were recently anointed, we should ask them. muhamagare ba daniyeli bariya Call Daniel and his fellows. nabo bapfe They should die as well. kuko bize mu ishuri ry'abapfumu Because they n'abakarudaya went to the school of the wizard and witch doctors. buriya hari n'ikintu kijya kinyanagaza cya daniyeli There was something that amazes me about Daniel. ataraba umukuru w'imisoro Before he became a head of the tax collectors, ngo yari umukuru w'abapfumu n'abakonikoni he was the head of the witchcraft and wizards. muzi impamvu Do you know why? iyo ibintu byabaga byananiranye Because when things were hard, yarekaga abapfumu bakikorera imirimo he yabo would let the witch doctors do their things. ariko ibintu byaba byananiranye But when things are hard, akaba azi ko ariwe ufite igisubizo he knew he had the answer. muri buko igihe cya berushaza Do you remember the time of Belshazzar? we yari muri retirement He was in retirement. ntabwo bari bakimukoresha He had retired. They were no longer being ikiganza used. cyandika ku rukuta So a palm wrote to the wall. cyanditse mu mwuka He wrote spiritually. bashaka kubisoma mu So mubiri they wanted to read it in the flesh, biranga but it couldn't work. umukecuru So nyina wa an berushaza old woman, the mother of Belshazzar, aravuga ati nyarwa hari umusaza hariya Belshazzar, he said there is iyo an old man byananiraga so there. n'abakonikoni n'abapfumu Whenever it will be hard for your fathers baramuhamagaraga and wizard, they could call upon him. daniyeli aje So when Daniel came, berushaza atangira kumwirataho Belshazzar started to look down on him. ngo ni wowe daniyeli Are you the Daniel, wa wundi data yakuye the one my yerusalemu father brought out of Jerusalem? ngo ariko numvise bakuvuga But I heard people talking about ngo you. yuko umwuka w'imana aba muri That wowe the Spirit of God is in you. ngo kandi ugira ububasha bwo guhangamura And you ibyananiranye have the power to reveal the hidden secret things. umva maze iminsi nsengera iki kintu I've been praying for this thing, ngo imana iduhe abarokore that God will give us the Christians bo mu kigero cya ba daniyeli to the level of the Daniels, aho ibintu binanirana where things are hard, ngo mudushakire umurokore and they said, look for us Wuzuye a umwuka. Christian who's filled with the Spirit of God, tumushinge ibi ngibi and we will give these responsibilities to buriya him. impamvu batabiduha The reason why they don't give this to us, ntacyo turagaragaza we haven't shown anything. ntabwo turajya mu mwuka We have not gone into the mu spiritual kigero realm imana ishaka to the level where God wants us to reach. ariko ndimo ndabisengera But I'm praying for it. nk'uko Pawulo yasengeraga abefeso As Paul was praying for the people of yewe nzi ko ibi faith. bintu bikora Because I know these things work. yewe mu kazi kose nakoze reka mbahubaha In all the jobs I did, nshimira imana ko yagiye inyigishiriza God continued to teach me by himself. nakijijwe ndi umwarimu I was saved when I was a teacher muri sogonderi in the high school. niba hari umurimo abantu banga If there is the job people hate, ni umurimo w'ubwarimu is the job of being a teacher. ko ntubamo amafaranga Because he has no money kandi ubamo akazi kenshi and he has too much work. niyigishaga muri sogonderi I was a tutor in mu a, cyaro kiriya in, za- in za the Rulindo. local area, noneho the rural area. ndakizwa So I got saved. ntangira gusenga I started to pray. nuzura umwuka I
I was filled with the Spirit. ntangira gushimikira ibintu by'umwuka. I started to sustain the things of None spiritual. rimwe ndimo gusenga As I was praying, bwira Imana ariko Mana I told God, ndashaka kuba umwarimu in the I spirit. want to be a teacher in the spiritual things. Hari abarimu barimo hano Do we have teachers here? ubu banarimo ntibamanika Even if they are here, they won't lift kuko up their hands baba bafite isoni zo kuba abarimu. because they are ashamed proud of yo being kuba umwarimu. teachers. You should be proud. Imana iranyigishiriza So God taught me by Himself. irambwira ngo n'igihe wagushyize aha He said, I'm the one who placed you here. none ngiye kukwigisha Now I'm going to teach you ko umuntu aba umwarimu that you can be a teacher mu mwuka. in the Spirit. Icya mbere The first, nuhagarara mu ishuri if you stand in school, ujye ureba abanyeshuri nk'uko mbabona look at the students like as I kuko see buri muntu them. wese wicaye imbere yawe Because everyone who's sitting in front of n'igihe you, wamuremye I'm the one who created him or kandi her. mfite umugambi w'ubuzima And I have a plan towards their lives. ubafashe kumva yuko bari mu rugendo. Help them to teach them that there is in the journey. Icya kabiri The second, nta munyeshuri w'umuswa ubaho there is no student who is less knowledgeable. kuko njyewe sinjya ndema abaswa. Because I do not create fools. Hari abantu biga ibyo batagombaga There are kwiga people who learn the things they are not supposed to be learning kuko nimwe mwabishyizeho because you are the one who said those kandi things. mwigeze mumbaza And you never asked me, kandi nasanze ari byo. and it was true. Hari umuntu uzabona ari umuswa There are people who will be seen as less kuko knowledgeable arimo ariga fizike because they are doing physics, kandi yaremewe guteka. yet they are meant to cook, to do hospitality. Hari umuntu urimo kwigisha ibintu by'imibare There are people who are teaching math, kandi azatungwa n'ururimi. yet they are able to be sustained by the languages. Imana iramubwira ngo ubundi igihe biriya byo muvuga And God by'abaswa said, nta muswa na rimwe These things of you saying the fools, I've never created a fool. ahubwo murabigisha ibyo batagombaga But you're kwiga. teaching them the things they're not supposed to be learning. Ndabona muzi ko ari byo. And I said, this is true. Icya gatatu The third, kubera izo mpamvu because of that reason, ujye ubakunda you should love them. bose All of them. kandi nujya kwigisha And when you're about to teach, ujye uhera kuri bariya bagenda buhoro. start from the slow learners. Imana yampinduriye terime God changed my irambwira ngo saying. nta baswa bari mu ishuri ryawe. He said there is no less knowledgeable people here. Hari abafata vuba There n'abagenda are buhoro. quick learners and slow learners. Mpita mpindura gahunda. And I changed my Naza mu ishuri. ways. When I would come in class, Mbanza kwimenyereza kuza nkahagarara imbere y'ishuri. so I trained myself to come first and stand before the Attuze. class. Nkabwira umwuka nti uhagarare hagati yanjye n'abo banyeshuri. And I would tell the Holy Spirit to stand right in front of me and the students. Umpe kubakunda. Teach me to love them Nk'uko Yesu yabakunda ari uriya. like Jesus would love them if he would be the one standing here. Atangira nkigisha. So I would start to teach. Kandi nasengeraga buri munyeshuri mbere yo kujya muri classe Before nafataga I liste y'abanyeshuri enter nkabasengera. in the class, I would take the list of the students and pray for all of them. Noneho nkajya mpera ku slow learners And nk'uko I Imana will yambwiye. start by the slow learners. Bajyaga kubyumva b'abahanga bo bamaze kurambirwa. They would get to the level of understanding when the quick learners are already Resulta fed up. yavuyemo. And the result we got out of that, Abanyeshuri bakundaga ibyo nigisha the students loved what I was teaching nanjye bakankunda and they loved me kuko narabakunda. because I loved them. Rero icyo nenda kukubwira And what I want to tell you is this. mutekereze twize kurebera mu mwuka. Think if we learn to look spiritually. Ndi pastori When I became a pastor, ho byanakoraga neza kurushaho it was working more effectively ko nari maze kwigira ku kigero cyo hejuru. because I had gone to a higher level. Umuntu yazaga mu biro byanjye So a person would come to my office nkabwira umwuka and I will tell the Holy Spirit, nti uyu muntu umpe kumubona mu mwuka, enable me to see this person spiritually. umpe kumurebera mu mwuka, Allow me to see this person spiritually. kandi umpe kubona n'ibyo atambwiye. And allow me to see the things that this person was not even able to tell N'ubu me. iryo sengesho nkunda kurisenga buri gitondo. I say this prayer all the time, Nkabwira ngo every Mana morning. urakoze kumpa umunsi mushya. Thank you for giving me a brand new day. Umpe kubona hirya y'ibiboneka. Allow me to see beyond the seen things. Umpe kumva hirya y'amagambo abantu bavuga. Allow me to hear beyond what people are talking. Ntushobora kubyumva. You cannot hear it. Hari igihe umuntu aza akakubwira ibintu The person will come and talk to kandi mu you. mwuka urimo kubyumva ko abeshya. Yet in the spiritual realm, you can hear that this person is lying. Ariko iyo ubaye intentional But if you ukabigambirira are so intentional kuri buri kintu cyose ukora,
On everything you do, Imana ikwereka n'ibyo amaso atabona. God will show you the things that eyes cannot be able to see. Hari igihe iyo umuntu atangiye gutanga ubuhamya, When a person starts to give ushobora gutanga testimonies, ingero zifatika abantu bakumva ari ubwirasi, you will give tangible facts and people will think you're boasting. ariko reka nkubwire ikintu kimwe, But let me tell you one thing. buri detail yose Every detail y'aho nkora, of where you work. ubu ikibazo mfite murakizi, Do you know the problem I have today? nta kintu mfite nyobora uretse jyewe, I don't have anything I lead except my life. ariko ubu niho mfite ibintu nyobora. But when I had so many things to lead, Byarandyoheraga kumara icyumweru was mbaza Yesu sweet for me to keep asking Jesus kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya from the karindwi, 1st to the 4th to the 7th. nkasengera iminsi yose 365 I pray for all the 365 days, nkakora dedication, and I do the dedication, nkayegurira Yesu, and I dedicate them to Jesus nkavuga nti uzampe kubona ibyo and amaso say, atabona, allow me to see the things that eyes uzampe cannot be able to kumva see. ibyo amatwi atambwiye, Allow me to hear the things that ears cannot be able to uzampe hear. gusensinga. Buriya hari Allow me ikintu to cyitwa sense. feeling in the spirit, Allow sensing, me to ukicara ahantu spiritually ariko ukumva. sense a place, a certain place. Hari igihe mu kazi haba hari ibintu bitameze neza, Sometimes in the workplace you will sense things which are not okay. wareba muri apparence ukabona When biragiye, you look at physically in the flesh, they are okay. cyane cyane muri za kontability, Most of the time in finances, ukajya wumva hari you see there is a barricade, something you cannot understand. hari ikintu kitagenda hano. You feel something is not going well. Audit zikaza zimeze The neza. audits come properly, they are okay. Gikora muri aya twigeze kugira umukontabure, yari umuhanga. We had an accountant, he was very knowledgeable. Iteka iyo boditaga All the field yabo time, yazaga ari good, whenever they excellent. would do the audit, they would excel in everything. Kumva nsensinga ko ari iki. But I would sense something wrong, awful. Bukeye ndamuhamagara, One day I called this person. ashaka ko numva iwanyu hari ibintu. Why do I feel like there are some things which are not okay? Atari ko wowe niko wabaye. But they say, hey, that's how you Ibintu are. byacu ni You always look bimeze neza. that our things are okay. Abana gansenge But I said, let me mu pray. mezi atatu. In 3 months, Hari hagaye ubuhanga bwinshi bwo 3 gukora ibintu things nabi no. scattered of and things Rero were buriya revealed on iyo how to do things. utangiye right. kujya muri iki turimo kuvuga cyo guhishurirwa mu That's mwuka, why when we go into these things of having the revelation, utangira kumva mu mwuka. you start to hear in the spirit. Kumva umuntu arakubwira ibintu ariko You kumva see umwuka someone arakubwira ibintu. telling you the things and you hear the difference. The Ukabona different umuntu ones. agaragara nk'umurokore, You see someone appearing like a Christian, ariko umwuka aravuga ati ariko uzitonde, but the spirit tells you, be careful. ugasensinga You in the spirit. sense with the spirit. Mu magambo meza umwuka arakubwira In the ati good words, mutekereze umunsi abakristo tuziga kugenda kuri icyo kigero cyo guhishurirwa mu imagine mwuka. if until when the Christians learn to work onto that Kuko level. no mu bijyanye n'umwuka Because regarding the spirituality, Imana iratuzamura, God elevates us, ukamenya Imana kurushaho, and you get to have the knowledge ukabwira of Imana Him ariko more. Mana And you ask God, ko God, nshaka kukumenya I birushije. want to know you even more. Njyewe hari ikibazo njyangirana n'umwuka, There is the problem I always have with the Holy ndabizi iyo mvuze Spirit. gutya abantu baravuga ati rwose uriya mupasitori buriya ntiyayobye. When I say these things, people think I'm going astray. Njya mbwira umwuka ariko kuki I amadayimoni afata umuntu Why do the demons possess someone? akamujayira pe, They possess this person so badly. ntaninyagambure. They don't even, this person is not even able to We move. nkakubwira ngo ndashaka kuba possessed, And I tell you that I want to be possessed by you, ukanyihurira. and you keep quiet. Mwebwe murabyumva? Do you understand that? Aho ntimushobora kubyumva kuko You ntimwigeze cannot mubigerageza. understand it because you have never tried. Oya mba nifuza ngo bihinduke ariko For Imana me- yarabinsobanuye. For me, I wanted it to be that way, but God explained it to me. Tuzabyiga ejo. We will learn about it Imana tomorrow. yaramwe ngo sinshaka imashini, God said, I don't want a machine. ndashaka umwana. I want a child. Amen. Ujye ugendana nanjye, Go walk with me. ibyo ukenera ubimbaze. Whatever you want, ask me. Ndamutse nkugize ibyo ngibyo, If I possess you, nta control waba ukifite. you will never have control over yourself. Waba uri robot, You will be a robot. waba uri imashini. You will be a machine. Ariko ugenda ndashaka umwana. But I want a child Tuvugane,
that we will have a talk together. ndabyakira And I received it. ariko hari inyota itazigera ihaga. But there are things that you will never be fed up of. Imana ariko mana, I want more. Ndashaka ibirenzeho. Ndashaka ibirenze ibingi. I want what is more of this. Nyigisha kureba ibintu nk'uko ubibona. Teach me to see things like you see them. Nyigisha kumva ibintu nk'uko Teach me ubyumva. to hear things as you hear them. Nyigisha gusensinga Teach me to kumva. sense the feeling like you do. Igihe nzaba nkiri muri uyu mubiri, Imana As I will still be in the igihe uzaba flesh, ukiri muri uyu mubiri, as you're still in the body. ariko ikintu kinezeza. But what pleases me most, Yohana yaranditse John wrote and said, ngo nimurebe urukundo ruhebuje look at the unconditional love data wa twese that yadukunze, God has loved us, rwatumye twitwa abana that b'Imana, has made us his children. ngo kandi koko niko turi. And truly, that's how we are. Noneho mu mirongo ikurikiye akavuga ngo bakundwa, And the next verse said, beloved, uko tuzasa the way we'll niko be seen is totally ngo ariko not yet niyerekana revealed. But when he is revealed, natwe tuzasa we nawe. shall be revealed like him. Hallelujah. Amen. Ahandi Pawulo arandika yandikira Abakorinto And Paul wrote to Corinthians and said, aravuga ngo tukiri muri uyu mubiri as we are still in the body, tumenyaho agace, we just know a short thing, a Kumvaho small agace. piece. ngo ariko hari igihe tuzamenya But there is a time that we will know nk'uko yatumenye. the fullness as he has Ariko igihe known tutaragera us. aho ngaho, But before we reach to that level, twiboneze nk'uko uwo nguwo aboneye. let us cleanse ourselves as he has Tugire iyo done. nyota yo kuva ku rugero Let's tugezeho have the thirst to move from one level tujye ku rugero rusumbyeho. to the higher level. Ejo Amen. narababwiye Yesterday I told you, ngo iyo Imana igiye gukora ikintu when gihambaye, God is about to do something powerful, irabanza ikamanura umwuka. he first pours out his spirit. Iyo Imana igiye gukoresha umuntu, When God is going to use someone, irabanza ikamushyiraho he umwuka. first places his Kandi ibanga spirit upon ry'ibyo him. And the secret to this, ni inzara it is the hunger n'inyota and thirst yo kuzura umwuka. to be filled with the Holy N'ibi rero Spirit. kugira ngo ugere kuri ruriya rugero, These things also requires for you to reach to that level. ibanga ni rimwe. The secret is one. Buri ibintu by'Imana biri simple, The things of God are very ibintu simple. by'Imana The biroroshye. things of God are very simple and smooth. Iki ngiki kigitegeka, igitegeka ibi ngibi, What commands these things? total surrender, Kwemera byuzuye. kwiyegurira Imana byuzuye, Surrender all. ukabwira Imana ngo Mana, And you tell God, God, nje nk'igitambo kizima. I'm coming as a living Buriya sacrifice. niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abaroma, That is why Paul told Romans, ababwira ngo mbwirijwe n'ubuntu bw'Imana nahawe, if I'm taught by the mercy of God that I've been given, ndababwira mwese I'm telling you truly, ngo mutange imibiri yanyu, give your bodies as the living, ibi bitambo bizima let byera it be bishimwa the n'Imana. living sacrifice offered Niko and kuyikorera accepted. gukwiriye. And that is the total well manner of serving Him. Buriya ari ikintu cyiza So there is something good iyo ufashe ubwenge bwawe when you hold your mind you ukabushyira ku gicaniro, and put it on the altar ukabwira Imana ngo Mana, and tell God, ubu bwenge bwanjye my wisdom, ndabugushubije, I'm giving it back to uyu you. mubiri wanjye My body, I'm ndawugushubije, giving it back to you. n'umutima wanjye, And my emotions zanjye heart, you're the one who enables me. I'm placing it Icyo to the gihe, altar. That time, nibwo za mbaraga zitagira that's akagero when the exceeding power zitangira gukorera muri twe. start to work in you. Ariko ibyo tuzabikomeza ejo. We will continue with that Ariko tomorrow. uyu mugoroba icyo nshaka But kubabwira, tonight, what I want to say, icyo nshaka kubasaba, what I want to ask from you, niba ushaka kumva mu mwuka if you want to hear spiritually ukabonera mu mwuka and see spiritually, ukajya wumva, ikibazo mu kinyarwanda ubura amagambo, in Kinyarwanda you cannot have kuko proper feeling words. ni ukumva, Feeling is understanding or perceiving. sensing ni ukumva, Sensing is also kind of hearing. touching ni ukumva. Touching is the Ukora ku kintu same ngo ndumva as gishyushye. hearing. You say, I feel like this thing is hot. Mu kinyarwanda tugira sanse ebyiri gusa, ni ukureba, In Kinyarwanda we have only two senses, Izisigaye zose ni is ukumva. hearing and seeing. Others, ariko byose bishyire mu mwuka. but put them all in the spiritual realm. Ndasenga Imana ngo uyu I mubyumve, pray to God that you understand this.
kuko niwicara imbere y'ikaye uri umunyeshuri Because if you sit in front of the book as a student ukigira mu mwuka, and you learn spiritually. niwicara kuri computer uri umukozi If you sit right in front of the computer as a worker ugakorera mu mwuka, and you work in the spirit, abantu bazabona itandukanye. people will see the difference. Niwicara mu rugo n'umugore wawe If you sit at home with your wife ugashyira umwuka hagati yawe nawe, and put the Holy Spirit between you and her, uzamubonera mu mwuka. you will see her in the spirit. Aho kubona umukecuru Instead of seeing an old woman, uzabona inkumi. you will see a young lady. Erega nicyo kibazo dufite. That's the problem we have. Ariko nawe nureba umugabo wawe, erega But natwe also, if you ntabwo look at your husband, uzabona umusore you will see a young man mu mwuka. in the spirit. Uzakorana n'abandi, You will work with others, abantu badashobotse. the people who are Umva, iyi si bamo abantu badashobotse. the people who are hard to deal with. Imana ikakubwira ngo bariya God will tell you those. ntibaguhangayike, Do not be dismayed by them. wowe ubakunde, Just love them. ariko ubitondere. But be careful Ntabwo around. Imana hari abantu bibwira ngo Imana ikubwiye ngo ubakunde ngo bavuga kubizera. God does not say that loving people you should trust them. Ikambabwira ako kantu nsoze. Let me tell you this and conclude. Nigeze kuba kwigisha nk'uko, One day I taught somewhere like this. nari mvuye kwigisha abantu gukunda abanyabyaha. I was teaching people to love sinners. Tugomba gukunda abanyabyaha tukabwiriza We ubutumwa should akaza love kwisi. sinners and preach the gospel as much as we can. Imana ishyira umunyabyaha mu nzira yanjye So God placed a sinner before me, w'umukobwa. a lady. Nari hamwe n'umukobwa wanjye muto, I was with my daughter, dusanga umukobwa w'indaya ahagaze ku muhanda, so we found a prostitute on the street. hanyuma mbona arananiwe, She was very tired, arantega, and she asked for me. ndahagarara. I stopped. Arambwira ati wangeza kwa Rando. Would you please drop me at Rando's Nta kibazo. stop? And I Tugenda said, okay. tuganira. So we went having a Mubaza aho ari. conversation. I asked her where she was going. Ndabona ariko ko mbona unaniwe, I asked her, I see you Waje so nkakujyana mu weary. rugo. Can I take you home ukaryama. and you sleep and have rest? Arambwira ati oya. She said, no. Ati uyu muntu tugiye guhura arampa amafaranga, ati The person ndayakeneye. I'm going to meet with is going to give me money. Ndabona urwari rwo buzaguha nkangahe. How much is this person going to give to you? Nta nubwo yambwiyemeje. She didn't even mention a lot of money. Ndabona nayo ngayo nanjye nzayaguha. And I said, that amount of money, I will give it to you. Go and rest. Agomba kuba yaravuze ati mbonye umugabo unjyana. Probably she thought I'm getting a man who's going to take me. Tugeze mu rugo asanga afite umugore. So when we reached at home, she found I was married. Sobanurira madamu. I talked to my wife about it. Abagore baremera. And, you know, my wife allowed it. Aragenda asasira umukobwa turamusengera. We prayed for her and we laid the bed for her. Ariko nijoro nkumva aragendagenda mu nzu. And at night, I heard her walking in the house. Ndavuga niwe buriya yabuze ibitotsi. I thought maybe she Noneho mu had no gitondo sleep. turabyuka. In the morning, Bose we woke up. baranamutekera They umureti cooked for her mugati. Mbere omelette tumufata and nk'umushyitsi. everything. We hosted her like a guest. Ndagenda musezera. So I said goodbye to her. Nanamutwara no mu modoka yanjye. I even gave her a drop as well in my car. Mugeza hafi y'aho yazamukiraga ajya. So I took her closer to Aho where he was yambwiye. going to ascend from. Nkora mu mufuka muha amafaranga. I touched my pocket, gave her some Ayo money. yari yavuze. The money she had mentioned. Namaze akagenda. After I just left, Muri ya mafaranga in that money, aguramo isashi. she bought a plastic bag. Yes. Afata moto. She took a bike. Asubira mu rugo. She went back home. Ntabwo uko yagendaga mu nzu yabonye ibikwembe bya madamu. So the way she was walking in my house, she saw my wife's wraps. Aramubwira ati madamu yambwiye ngo mumpe kuri ibi bikwembe. And she went back home and said, Abana aramubwira ati ibikwembe bya mama ni ubyitangira umutegereze natani and mugoroba the kids arabiguha. say, you wait for mom to come and she's the one who's going to give you some of her clothes. Abona ntibiri bucemo. And she saw that it was not going to work. Ariko yinjira mu nzu yarebonye hari umwana wari wacometse fone ye. But when she entered in the house, she saw a child who had plugged his or her phone, a brand new phone. Za smartphone zari
It was a smartphone. noneho arayicomokora She unplugged it and took it and left. noneho ntacyo abantu barambwira tuzi ya nkware yawe ati ndako ya nkoko yawe atuzi ya nkoko yawe You know your chicken? ati atweretse ko ari inkware atari inkoko. She showed us that she's not a wild bird. nuko ati ashaka gutwara ibikwembe bya mama atabonye byanze atatahana telefone clothes, and after she saw that it was hard, she took the phone. And I said, God, how will we treat these people? God said, I told them to love them. I did not tell you to trust them. So you too that I'm talking to, love them, but do not trust them. True. Be careful. Mwitonde. Uzanasome na Yesu ngo yamenyaga ngo niyo mpamvu nta bantu yizeraga yaravuga ati ibiri mu mitima yawe ndabizi ariko ndabakunda. That is why Jesus never trusted people, because he knew what was in their hearts, but he loved them otherwise. Ariko mureke ibintu byose tubirebere mu. But let's look at things spiritually. Akazi ukora kose ugakore. Every job you do, every responsibility, tuzabyiga ejo. We will learn about it tomorrow. Tugomba guhishurirwa mu mwuka. We have to have the revelation in the spirit. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ariko uyu mugoroba this tonight, ndagira ngo buri muntu wese yisengere. I want everyone to pray for him and herself. Ubwire Imana ngo Mana. Ask God, say God, uyu mugoroba, this evening, I surrender. Ndakwihaye. Umfate. Hold me. Fata uyu mubiri wanjye. Hold my body. Ufate ubwenge bwanjye. Hold my brain. Ufate umutima wanjye. Take control of my heart. Mbishyize ku gicaniro cyawe. I'm putting all these to your altar. Unkoreshe. Use me. Kandi ribe isengesho ryawe. Let it be your prayer. Rya buri munsi. And let it be your daily prayer. Usenge Imana. Pray to God. Dusenge Imana. Let's pray to God. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. We thank you, Lord Jesus Christ. Cyakuzanye hano ku isi. What brought you into the world? Kugira ngo duhishurire uko dukwiriye kugenda. It's for you to reveal to us how we should walk. Warebaga abantu. You looked at people. Ntubabone mu mubiri gusa. You did not look at them in the flesh only. Ukababona mu mwuka. But looked at them in the spirit. Uyu munsi turagusaba. So tonight we pray. Ngo twigishe. That you teach us. Kugenda nk'uko wagendaga. To walk like you walked. Twishyize ku gicaniro cyawe. We place ourselves on your altar. Imibiri yacu. Our bodies. Ubwenge bwacu. Our minds. Imitima yacu. Our hearts. Ubugingo bwacu. Our souls. Tubishyize ku gicaniro cyawe. We place them to your altar. Reka imbaraga z'umwuka wawe zimanuke. The power of the Holy Spirit poured out. Imbaraga zakuzuye mu bapfuye. The power that raised you from the dead. Zikorere muri imibiri yacu. Work in our bodies. Tubone ibintu nk'uko ubibona. That we can see things like you see them. Twumve ibintu nk'uko ubyumva. Hear things like you do. Dutekereze nk'uko utekereza. Think like you do. Duheshe izina ryawe icyubahiro. Glorify your name. Tubere abandi umugisha. And be a blessing to others. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha. May you hear our prayer that we have iminsi yose yo kubaho kwacu. For all the days of our lives. Utwigishe kubonera mu mwuka. Teach us to see spiritually. Utwigishe kumvira mu mwuka. Teach us to hear spiritually. Utwigishe kumva abantu mu mwuka. Teach us to hear people spiritually. Imbaraga zawe zikorere muri twe. And let your power work through us. Zihindura aho tugenda hose. Let them change, work wherever we go. Uhabwe icyubahiro. Be glorified. Ubwoko bwawe duhabwe umugisha. And your people be blessed. Kandi tuheshe abandi. And bless others. Mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Mwakoze. Thank you.